Yes, ladies and gentlemen, ndizera ko mumeze fresh ni wa muhungu wanyu musinga kuri MNTV show, televiziyo y'abanyarwanda. Nizera ko mukunda cyane bagezeho ibintu byiza. So gahunda kuntu imeze murabizi, turi gukora project yitwa Promise. Ni movie mwagiye mukunda cyane, so ariko twagiye tubonamo ikibazo cyo kuvuga ngo igenda gake gusa muri no minsi kuntu gahunda kuntu imeze tugiye kujya tuyibaha kabiri mu cyumweru. So murabyumva gute? Iyo nkuru si nziza, iyo nkuru ni nziza, ndabizi urayishimiye. So tugiye kujya tuyibaha kabiri mu cyumweru, iminsi tuzagenda twibamenyesha ni ibintu byiza cyane. So mwebwe icyo musabwa ni share, like, subscribe, ibintu byose kabisa. Banyarwanda muze dushyigikira ibikorwa byacu, turizera ko muzagenda munyurwa neza cyane. Mistake zagiye ziboneka mu minsi yashize, iki nicyo gihe zarangiye kabisa. So nizere ko mumeze fresh, natwe tugiye kuba ibintu bya fresh, sibyo? MNTV show, TV y'abanyarwanda igiye kujya ibaha ibyishimo, ibatamo ka Promise. Ndabizi ni story mwakunze nziza cyane, izagikomeza no kugenda inyura muri mwe. Story ireba abana, ikareba mama, ikareba papa. So muze tuyikunde twese. Ciao ciao.